Turabasuhuje bakunzi ba Rafa TV, amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe, umugisha, umunezero Imana itanga. Reka mvuge ngo nawe utameze neza Imana iguhe kumera neza, nawe wari ubuze uko ugira Imana iguhe kugira uko ugira, ineza y'Imana nibe kuri mwebwe. Amazina ni yayandi rero, ni Marie Rose niyo mukesha, ndi umugore utari umugore. Suhuje inshuti zanjye zose uyu mwaka utararangira habura amasaha make cyane. Reka nifuriza abantu bose umwaka mushya muhire, abantu twatangiranye uru rugendo, abantu twatangiranye kuri Rafa TV, mbifurije umugisha, amahoro, gutera imbere. Nubwo uyu mwaka hari ibintu byagiye biwurangwamo bitari byiza, ibintu byose byagiye birangwa muri uyu mwaka, reka nkubwire ngo ugire umwaka mushya muhire. Kandi nawe urwaye, nawe utameze neza, reka mvuge ngo Imana Data ikorohereze kandi kugirire neza. Rero uyu munsi ntago nzanywe n'ibintu byinshi, nje kubifuriza umwaka mwiza kandi mbabwira ngo dushimiye Imana ko yaduhaye gutangira uyu mwaka, inaduha kuwurangiza nubwo intambara n'ibibazo bitabuze. Imana ihimbazwe. Rero reka turirimbane umuririmbyi mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, kuko turi kuyishimira dushingiye mu kwezi kwa mbere kugeza muri ku kwezi kwa 12, aho tubura amasaha make cyane abarirwa ku ntoki kugira ngo tuvuge ngo twinjiye muri 2026. 2025 hari ibyawuranze bitari byiza, hari ibyawuranze bitari bimeze neza, ariko se uyu mwaka winjiranyemo iki? Ese uyu mwaka ufite imigabo n'imigambi iki? Reka tuze rero kuririmba uyu muririmbyi kugira ngo dufatikanyirize hamwe guhimbaza Imana. Umuhanuzi Yesaya yeretswe ibyiza kera, yerekwa Imana mu ijuru iri mu rusengero, bakerubi n'abaserafi bayishyize hagati, bajya bayishima iteka, bayisingiza bati uruwera Imana Nyiringabo, isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Mwami wera wera wera, ibyo mu isi n'ijuru byuzuwemo ishimwe ryawe, bose baguhimbaze. Baracyaririmba batyo kandi abantu bo mu isi nabo barashima Imana, umukiza n'umwami. Uruwera uruwera uwera Imana Nyiringabo, isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Natwe tuyihimbazanye n'abamarayika bose, tuti Mwami Nyiringabo ni wowe usumba byose. Uruwera uwera, ibyo mu isi n'ijuru byuzuwemo ishimwe ryawe, bose baguhimbaza. Uruwera Mana, uruwera uwera Imana Nyiringabo,
isi yose yuzuyemo icyubahiro cyawe. Uyu ni umuhanuzi Yesaya yari gushima Imana, avuga uburyo abonye iyerekwa ry'Imana iri hagati y'abakerubi n'abaserafi. Nibyo nari ndi kuvuga ngo tugeze turabura amasaha make cyane ngo umwaka urangire. Reka ngira abantu nifuriza umugisha. Ni ukuri abantu mwese mwakoze subscribe, share and comment. Inkunga yanyu Imana yo mu ijuru izayibahera umugisha. Ikindi ndashimira abantu mwese twabanye muri uyu mwaka. Umwaka waranzwe n'ibintu byinshi bibi. Hari aho navuze amagambo atameshe, hari aho nagenze nabi, hari aho navuze abantu murababara, hari uko nitwaye kutanejeje inshuti zanjye, inkoramutima zanjye. Ndagira ngo mbabwire ngo kandi uyu mwaka utararangira, umuntu wese nacumuje, umuntu wese nababaje, reka kandi musabe imbabazi, ngo umbabarire kuko ngusabye imbabazi nzikuye ku mutima. Ikindi kandi nongera kuvuga ngo mureke tube abo Imana ishaka ko tubabo, kandi duhirimbanire iby'Imana ishaka ko tuba. Imana ibaha umugisha. Rero tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko munyemerere tuganire mu minota mike cyane, kandi nabwo itari myinshi ndetse itari na mikeya. Twibukiranye mu kwinjira ku mwaka. Kwinjira ku mwaka ni umwaka tuba twinjiyemo mushyashya. Ndagira ngo buri muntu wese aze kugira imigabo n'imigambi n'intego yo kuvuga ngo uyu mwaka niba ibi bitaragenze neza, ndi kwinginga Imana kugira ngo ibyo ntashoboye gukora muri 2025 nzabikore muri 2026. Hari nawe urwaye, nawe uri ku gisasiro, reka tuvuge ngo Imana igukize indwara, kuko umuririmbyi yaravuze ngo za ndwara zamugaje Yesu azigezeho mpinduka icyaremwe gishya. Rero nawe reka mvuge ngo Imana igusanga aho uri, Imana igere kwa muganga, Imana igere mu nzu y'imbohe, Imana igere ku bantu babuze uko bagira, Imana igere kuri buri muntu wese. Bakristo bavandimwe, abo dusangiye urugendo rujya mu ijuru, wowe duhuje kwemera n'uwo tudahuje kwemera, ariko twese tuzi neza ko tuvuga Imana imwe. Reka rero mbwire kandi abasingo mada, abantu bibana barera abana, uyu mwaka ntago warangira ntabashimiye. Ni akazi gakomeye guhagarara mu cyimbo cy'umubyeyi w'umupapa uba udahari, ukaba mama, ukaba buri kintu cyose. Ni imvune zikomeye. Rero abasingo madaho muri namwe mwese ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibateze intambwe, ibaha imbaraga, ibazamure mu kirere cyo gukoreramo, kugira ngo ineza y'Imana n'imigisha Imana itanga itubeho, ndetse no kurera aba bana bagira ikinyabupfura kizima, ku buryo batazajya bavuga ngo ni abana b'umugore. Ikindi namwe badamu mwubatse, mwige guca bugufi, mwihanganire ibibagerageza, kuko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Namwe mwabagabo mwe mwibana, yewe Kristo we, mureke tugire imigabo n'imigambi mishya. Ababyeyi bashake, abakobwa bashake, buri muntu wese mu ruhande rwe agira imigabo n'imigambi yinjirana muri uyu mwaka, avuge ngo ibyo ntakoze, uko nagenze, uko mbese buri kintu cyose. Kandi nawe wakosheje, wongera uze guca bugufi ubwira Imana ngo nshoboza nanone, hari uko ntagenze, nanjye umpe kurangiza uyu mwaka amahoro. Nabwiye ngo ni amasaha make, ariko make nawe ashobora kuvugamo ibyago, ariko reka dutsinde ibyago mu izina rya Yesu. Rero nta kindi kintu yari kinzanye, kwari gushimira abakunzi ba Rafa TV, mbasabira umugisha, nongere mbisubiremo ngo mbasabira umugisha. Buriya umuntu yafashe umwanya n'igihe cye akaguhamagara, akakugira inama, akakuganiriza, agakora mu butunzi bwe, uwo muntu ntako aba atagize. Noneho nkatwe tuba twaravutse muri buriya buryo mwese muba tuba tuziranyeho, tugashaka muri ubu buryo tuziranyeho, mbese aba ari ibintu by'ibikomere gusa, ariko
Imana data wa twese iragenda ikatubera umubyeyi, ikaduhisha, ikadushyigikira. Rero ndabinginze mukomeze mukore subscribe, share, comment kugira ngo dukomeze tubane kandi mu bihangano by'indirimbo, mu bujyanama. Nshimira abantu mwese mumpamagara, nukuri Mana yo mwijuru, Imana ibaha umugisha. Abapapa bajya bicara bakangira inama, abamama mumpamagara, abakobwa, abasore, yo abantu mwese mwumve ko Marie Rose mbasabiye umugisha ku Mana, kandi mugire imigabo n'imigambi. Uyo mutangiranye uyu mwaka, Imana izahire imirimo y'amaboko yanyu, Imana izabagirire neza, Imana izabagure. Ikindi kintu nasorezaho, munyemerere uyu mwanya dusengera abantu bari kwa muganga, abantu badafite uko bagira, abantu byanze, tuvuge ngo Mana niwe wenyine ugira icyo urema kandi warangiza ukagikomeza. Wowe unaniwe, uremerewe n'ibibazo, humura. Nubwo ubona amagambo yabaye menshi ngo ntawe uzigeza, inshuti n'imiryango bose bakakuvaho nawe ukiheba, zirikana ijambo Imana yakubwiye cyagiye, bigutere kuyigirira icyizere. Turagushimiye Mwami, tugushimiye ko ari wowe ukiranuka, ugira neza bugacya bukira. Twarakubonye, uri Imana ibabarira nticyurira umuntu, uri Imana itagira inzika. Turabigushimiye rero, hejuru yawe nta yindi Mana ihari. Niyo mpamvu muri uyu mwanya ndi kuvuga ngo abakunzi bose ba Rafa TV nubampera umugisha, mugisha mu byo bakora, mugisha mu ntambwe z'ibirenge byabo, mugisha mu bana babo, mu izina rya Yesu. Mana ndasenze muri uyu mwanya, tuvuze ngo dusengera abari kwa muganga, hari abarwayi bagiye gusoreza umwaka mu bitaro. Mana ndasenze ngo wabakozeho ikiganza cyiza gikiza, ikiganza cyiza cy'imbabazi cyabageraho kikabakura ku gisasiro, mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, hari n'abarwariye mu ngo zabo, abo nabo wabagirira neza, abo nabo wabiyereka. Narakubonye igihe kimwe ku burwayi bwari bundembeje ntafite uwo mbwira, waraserutse uratabara. Imana ihimbazwe. Hari n'abafite ibibazo by'uburyo bwinshi, Uwiteka bari kubona nta nzira, bakabona nta shusho. Ndaguhamagaye muri uyu mwanya, reka ubagirire neza, abo nabo barengera ubatabare. Nyamuneka Imana ukoresha itegeko kuri buri kibazo buri muntu yari afite, uha abakunzi bose barafa gusoza uyu mwaka, kandi Uwiteka uzabashoboze kuba muri uyu mwaka batangiye, uzabarinda ibyago, uzabarinda intambara, uzabarinda amakuba, uzabarinda ibibagerageza. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko turakwinginze Mwami wanjye, Mana yanjye, nubane natwe, utugirire neza, unyemerere cyane Kristo, uzahire imirimo y'amaboko yabo, kandi uzabagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Mbasabiye bike muri byinshi bankoreye, ubibahe nk'Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze kumvishe gusenga, ni mu izina rya Yesu, amen.